Padiri mukuru ba saseredoti mufatanya ubutumwa yeguriye Imana ba fatanya ubutumwa bakateshiste abayobozi b'amasantrari mwese muri mu butumwa by'umwihariko namwe bakristu nongeye kubasuhuza. Kristu Yezu akuzwe. Nishimiye kuza kubasura muri iki gihe by'umwihariko muri uyu mwaka turimo wa yubile y'impurirane. Ndaza kubigarukaho kugira ngo bashimire ubutumwa mukora muri ibi bihe bitoroshye bya za kiliziya zigifunze, abakristu bikabagora gusenga, bikagora guhura, dukomeza kugira ngo turangize ibisabwa n'ubuvugizi mu buyobozi aho byarangiye kugira ngo badufungurire. Mu mwaka ushize wa mwaka wundi wa 2023 hari igenamigambi rya diyosezi twasohoye, rikaba rigizwe n'inkingi eshatu z'ubutumwa bwacu muri iki gihe, ndetse no mu bigenda bisabwa n'itegeko rishya ry'imiryango ishingiye ku myemerere, harimo kumenya neza icyo kiliziya ikora. Tuba tugomba kumenya yuko abantu bose ntabwo tuba duhuje ukwemera, ariko kandi tugomba kumenyekanisha n'uruhare rwacu n'ibikorwa byacu. Ni byiza rero ko tujya tumenya, ndetse no mu nama nkuru ya paruwase mukabiganiraho. Inkingi zigize ubutumwa bwacu nka kiliziya, ndetse n'aho duhurira n'abandi, tunagaragariza umusanzu wacu. Mbere na mbere ubutumwa bwacu ni ukwamamaza inkuru nziza, kwigisha ijambo ry'Imana. No mu ivugurura nyir'ubutungane Papa Francisco aherutse gukora ni uko ingingo ya mbere izindi zose zubakiyeho ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, ni evangelization. Ibiro bikuru mu bindi bibiro binyuranye bya Papa ni ibiro bishinzwe kogeza inkuru nziza, evangelisation de peuple, ndetse ubwe ayobora nk'umuyobozi wayo, afatanyije na karidinali usanzwe yarashinzwe iyogezabutumwa. Ni muri urwo rwego rero natwe mu bikorwa byacu ikintu cy'ibanze ni hose byose bishingiyeho ni ukumenyekanisha ijambo ry'Imana, kwamamaza iyi nkuru nziza. Ukaba ari mahire turi mu mwaka w'125 iyo nkuru nziza igeze mu Rwanda, tubikesha abogezabutumwa bayitugejejeho. L'annonce de la parole, évangélisation,
kumenya ijambo ry'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana, ndabashimira iyo dufite abigishwa nk'uku, ni abantu baba barumvise ijambo ry'Imana bakaryitabira, bagatangira inzira yo kubatizwa no kuba abakristo. Iyo umuntu amenya ijambo ry'Imana, amenya urukundo rwayo, nicyo riduhishurira, amenya ko Imana imukunda. Iyo umuntu rero amenye ukuntu Imana imukunda, ubuzima bwe burahinduka, ntashobora gukomeza kuba wa wundi. Nk'umwana w'imfubyi, muri aya mateka twabayemo, umwana ashobora kugiruka akisanga ari mu kigo cy'imfubyi, bifatwa ko ari imfubyi, ariko wenda mu ntambara, muri jenoside yaratanye n'ababyeyi, kuba batorongeye kubonana, abo tutarabona tuvuga ko batakiriho. Akaza umunsi umwe kumenya ko hari ababyeyi be bariho. Urumva ikintu bihindura mu buzima bwe. N'umuntu rero kubaho atazi ko Imana ari umubyeyi umukunda, ko afite Imana w'umubyeyi, abaho ukundi, afite uko abayeho. Iyo amenye urwo rukundo rw'Imana, ni ibintu bihindura ubuzima bwe, ni ibintu bihindura ubuzima bwe. Icyo gihe amenya kuyizera, arayizera, akayiyambaza, akayishimira kuko bimuha urumuri, akabona ibyiza yagiye imukorera. Hari ibyiza byinshi mu buzima bwacu umuntu yagiye anyuramo kugera aho ageze, haba mu bibi bikomeye, haba n'ibyiza yagiye ageraho. Bisaba kuba ufite urumuri rw'ukwemera n'urukundo rw'Imana kugira ngo wibuke gushimira Imana, wibuke gushimira Imana. Ikindi, amenya ko atari we wenyine ikunda, ahubwo ikunda abana bayo bose. Bivuga ngo ari umubyeyi wa twese, noneho twebwe hagati yacu tukaba abavandimwe basangiye umubyeyi. Icyo gihe abandi utangira kubabona ku bundi buryo, kubabonamo abavandimwe muhuje umubyeyi Imana, no kubakunda nk'uko Imana ibakunda. Ibi rero byose ni byo ukwemera hava imbaraga z'ibindi byose dukora. Iyo umuntu amaze kumenya urukundo rw'Imana, arizihirwa, akayishimira byimazeyo, akayisingiza, mbese atangira guhimbaza rya jambo ry'Imana, rwa rukundo rw'Imana yamenye, araruhimbaza. Igitambo cy'Ukarisitiya nk'uku nguku tuba twateranye guhimbaza ijambo ry'Imana, gusingiza Imana no kuyishimira. Bivuga kuri kwa kwemera kuvuka ukumenya ijambo ry'Imana. Turayiragiza, turayiyambaza mu byo dukeneye, tuyisaba imbabazi aho twayicumuyeho. Amasakaramentu ari muri icyo cyerekezo cyo kwiyiragiza Imana. Ku bw'abatisimu tubatizwa ngo tube abana bayo, kubwo gukomezwa ngo tuyibere abahamya, ku bw'Ukarisitiya, ifunguro ritunga bwa buzima, andi masakaramentu yose. Ibi rero ntabwo
nanone bigarukira ahangaha, wa muntu wemeye ijambo ry'Imana akamenya urukundo rwayo, akayishimira, akayisingiza, akayiragiza, agomba no kubishyira mu bikorwa. Nyagasani aravuga ati, ntabwo ari abavuga ngo Nyagasani Nyagasani bazinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo ni abashyira mu bikorwa ijambo ryanjye, ni abakora ugushaka kwanjye. Iyi ngingo ya gatatu rero, nyuma yo kwamamaza, annonce, kwizihiza, célébrer, noneho vivre, gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Aha ni naho duhurira rero n'abandi, ni naho ubuyobozi bwa leta, niho umuryango mugari muri rusange, umukristo noneho agaragaza kwa kwemera kwe, kandi kugatanga umusanzu aho atuye mu byo afatanyamo n'abandi. Ubuzima ubukristo butangira ntabwo bwakiriwe neza, ndetse uhereye no kuri Yezu Kristo ubwe yarangirije ku musaraba yicwa. Abakristo ba mbere baratotezwaga, abatagatifu ba mbere dufite benshi bari abamaritire bahowe Imana, batotezwa kubera ukwemera kwabo. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo ubukristo bwakirwe, bwemerwe muri icyo gihe, ariko ubuzima bw'abakristo nibwo bwagiye butuma ubukristo bwemerwa. Umukristo iyo yabaga ari umwarimu, yarigishaga ku buryo ababyeyi bose bavuga bati, nanjye abana banjye ndashaka ko kanaka na nyirakanaka aribo banyigishiriza. Ni abarimu beza, barera neza. Yaba ari umuganga akavuga ati, nzajya kwivuza kuri uriya muntu, avura neza, yita ku bantu, aritanga bikomeye, abikorana urukundo rukomeye. Yaba ari umucuruzi akavuga ati, uriya muntu ntabwo yiba, ntabwo yica umunzani, ntabwo nta manyanga agira. Niyo watuma y'umwana uzi ko atari bugabanye ikiro cy'isukari cyangwa ngo umunzani awica. Yaba ari umucamanza akavuga ati, jyewe nzaruhuka ari uko ngeze imbere ye, niwe uzandenganura. Ntabwo arya ruswa, ntabwo agira icyene wabo, ntabwo areba igihagararo, ni umuntu ukoresha ukuri. Ni uko nguko abantu bagiye bavuga batari ku kanaka, uriya mwarimukazi ni umukristo, uriya mucuruzi uzi ko nawe ari umukristo, uriya muganga nawe ni umukristo, n'uriya mucamanza ni umukristo. Ariko uzi ko abakristo ari abantu beza, kandi kanaka yari kimwe n'abandi, yarahindutse. Gutyo batangira kubona ko ubukristo ari bwiza, ndetse batangira nabo kwiga kugira ngo babe abakristo. Nguko uko ubukristo bwaje kwemerwa. N'igihe cyacu rero biradusaba ko tuba abahamya mu kwemera kwacu, tuba urumuri aho turi, mu rukundo rwa kivandimwe. Urukundo ruhera mu rugo, ijya kurisha ihera ku rugo, urukundo ruhera mu rugo. Ingo zacu za gikristo
zikeneye kuba urumuri. Muri iki gihe dufite ikibazo gikomeye cy'ingo, n'ubuyobozi bwa leta bwaragihagurukiye, kuko urugo ni kuri twe niyo kiliziya y'ibanze, ariko no ku gihugu, igihugu gifite imiryango iryana ijegajega nta ejo heza kiba gifite, kuko niho hava abana barahababarira. Abantu bateza ibibazo muri sosiyete iyo ukurikiranye bariya bana bacu n'abavandimwe, abari Mageragere n'Iwawa, iyo uganiriye nabo uzasanga ari umwana cyangwa se niyo ari umugabo cyangwa umugore, igitambo cy'umuryango we, kubera yuko umwana akenera, avuka mu rukundo, agakenera kurerwa mu rukundo, agakenera gukura mu rukundo. Icyo gihe nawe azaba umuntu muzima, azubaka urugo ruhamye. Buriya iyo turi mu misango yo gusaba no gukwa, umuco wacu uha agaciro gakomeye ubukwe. Buriya iriya misango kuriya bavuga ngo umuryango wanyu twarawushimye, ese aba bantu baje gusaba ntawe murega cyangwa ntawe uteye impungenge? Ni ibyo ngibyo. Urumva niba urambagiza umukobwa wo kwa kanaka, hayo bakavuga uri uwo kwande kwa kanaka, yewe ntabwo dushobora gushyingira umukobwa wacu muri uriya muryango, ntabwo dushobora gushyingira umwana wacu muri uriya muryango. Ugasanga kubera uko wa muryango uteye no mu muco wacu biragaragara, bareba n'umuryango. Kandi koko umwana warezwe neza avamo umugabo wubaka urugo ruhamye, umukobwa warezwe neza avamo umugore wubaka urugo rwiza. Urumva rero ukuntu urugo ari ingingo ikomeye. Yavanjiri igomba guhera, rya jambo ry'Imana rigomba guhera. Icyo gihe ava muri urwo rugo ari umuntu w'ingirakamaro no mu bindi byose binyuranye. Mu burezi, abarezi bahura n'ibibazo bikomeye. Waza kwitegereza ukaza gusanga ikibazo umwana afite kiri mu rugo, no kumukosora ni ugutokora ifuku. Bigasaba ko abarezi batuma ku babyeyi bakicarana bakavuga bati rero dore uko ibintu bimeze, turabona ibi bintu ni mutahindura ejo muzaba mufite ibibazo bikomeye cyane, hejuru wenda y'amakimbirane mufitanye abashakanye. Ejo noneho haziyongeraho n'andi b'abana banywa ibiyobyabwenge, cyangwa ejo umukobwa wawe w'umwangavu atwite. Ku buryo rero bisaba gufatanya. Ibi rero byose iyo bishingiye kuri kwa kwemera tuvoma mu ijambo ry'Imana, aho tumenya urukundo rw'Imana, na za ngo tukazubaka mu rukundo rw'Imana, abana tukabarera mu rukundo rw'Imana, mu mihana yacu, mu miryango remezo, mu midugudu n'uturere. Ese rwa rugo ni rwa rugo rw'umukristu rufasha n'izindi ngo? Muri iki gihe ingo zifite amakimbirane, ziba ikibazo cy'umutekano. Ari aho
ribu itabara umuntu agiye kwica undi cyangwa se yamugize indembe. Induru zirara zivuga, abana bakwira imishwaro barira. Rwa rugo rw'umukristu rukaba rushobora gufasha mu kugira inama, guherekeza no kunga wa muryango. Tuzi amateka yacu y'amacakubiri, vanguramoko, aho ryatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ku ngaruka mbi cyane z'amacakubiri. Ubu ngubu turi mu rugendo rw'ubwiyunge n'ubumwe mu komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Umukristu ahangaha kwa kwemera kwe ushingiye ku ijambo ry'Imana, urukundo rw'Imana, niho agaragariza umusanzu we. Caritas ya bikorwa by'urukundo, cyane cyane nko muri iki gihe cy'igisibo, aho mu kwitsinda no kwigomwa dusangiza abakene ibyo dutunze, imbabare n'abashonje, tunabitoza n'abato. Ko gushyira hamwe nk'abavandimwe binatuma dushobora kwiteza imbere. Ndashimira abiyegura Imana bagerageza gufasha urubyiruko rwibaza ejo nzamera nte, rudafite ukwizera. Urubyiruko bafite amaboko, bafite impano, bafite imbaraga, bafite ubuzima, ariko bakenera gufashwa no gutozwa kugira ngo nk'imyuga cyangwa se no kwishyira hamwe. N'urubyiruko narwo, iyo abantu batizerana badashobora gushyira hamwe, nk'iyo bishyize hamwe hari n'inguzanyo zitangwa ariko zigahabwa abantu bishingirana, badafite indi ngwate, bishingirana, bashyira hamwe b'inyangamugayo, kuko iyo haba harimo ibintu by'amanyanga, umuyobozi yarayafata akigendera, cyangwa se akagenda agira uko anyereza, ejo ukazasanga ryashyira hamwe rirasenyutse. Ibi rero byose ni umusemburo muri sosiyete. Ibi rero ni nabyo aho itegeko riba risaba kwerekana umusanzu wacu mu iterambere ry'aho turi, mu iterambere ry'akarere, mu iterambere ry'igihugu. Turabifite bikeneye kugira ngo n'igenamigambi rya paruwase ryubakire muri iyo mirongo y'igenamigambi rya kiliziya ku isi, ndetse n'igenamigambi rya diyoseze. Iyi ni rwo rurimi abandi duhurira mu bikorwa, tunafatanya, ubuyobozi bwa leta n'abandi bafatanyabikorwa. Aha niho ni rwo rurimi bumva, naho duhurira, ku buryo tutari abanyuma, ahubwo ni uko wenda izi mbaraga cyangwa se n'ibi bikorwa tutabimenyekanisha, kugira ngo dushobore kugendera hamwe, no kugira ngo za mbaraga dukura mu isengesho, dukura mu ijambo ry'Imana, zigaragaze n'imbuto. Icya kabiri ngira ngo narangirizeho ni yubile. Turi mu mwaka wa yubile y'impurirane. Mwibuka ko n'urugendo nyobokamana tuzajyamo rwa diyosezi zaba ari urugendo nyobokamana rwa yubile ku rwego rwa diyosezi, aho Masaka nyine mufite amahirwe n'umugisha kuba ari mwebwe muzaha diyosezi yatara tugenda duhererekanya hakurikijwe za yubile cyangwa amasabukuru y'amaparuwasi. Noneho izaba ari yubile, ariko nanone tunategura yubile ya diyosezi. Noneho
tuzava muri yubile tujya mu yindi. Diyosezi yashinzwe muri 76 archidiyosezi ya Kigali, ubwo 2026 tuzaba turi muri yubile ya diyosezi. Izi yubile rero zizadufashe gusiga twivuguruye, kuko yubile ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye. Utazi aho avuye ntamenya aho ageze, nta nubwo amenya aho agana. Gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye, tugashimira Imana ibyiza yadukoreye, ingabire zose yaduhaye, tugasaba imbabazi aho tutazikoresheje uko bikwiye, aho twagiye ukwizera tugahemukira Imana icyizere tugiriye, noneho tugateganya ejo hazaza. Yubile rero nanone n'umwaka w'impuhwe. Nabashimiye ko ku wa gatandatu bamwe mwashoboye gukora mwiherero, ndetse urugendo nyobokamana. Iyo mugiye ahari umuryango w'impuhwe mukanyuramo, aba ari urugendo nyobokamana aho muronkera indulgensiya zishyitse za yubile. Yubile rero akaba ari umwaka w'impuhwe z'Imana. Umwaka w'impuhwe ni umwaka tugomba kubyaza umusaruro. Abapadiri baratangiye, turaza kumva mu nama aho bwa butumwa twatangiye bwo kumanuka tukagera mu ngo aho bugeze. Muri uko gusura ingo tubona ibibazo byinshi biri mu ngo, ingo zidafite isezerano, abana barangaranywe. Mwabibonye bano bigishwa, kera abigishwa babaga ari abagabo n'abagore, ariko mwabonye ko abigishwa dufite ari abana, kandi benshi muri bo buriya n'abana bavuka ku babyeyi b'abakristo, ariko bakaba bataragize amahirwe ababyeyi ngo batirishe nk'uko bigenda, tubatiza abana bakiri bato. Ubu ngubu akaba ari bwo bari mu kwigira ngo bibatirizwe, kwigira ngo bibatirizwe. Ibyo rero byose mu kumenya ko ingo zihagaze, za ngo zidafite isakaramento, ese harabura iki? Naho abapadiri bataragera, abayobozi b'imiryango remezo mufatanyije n'abo mu masantarari, muri uyu mwaka wa yubile mujye muvuga muti umuryango remezo wacu ku ngo 15 zirimo cyangwa ingo 10, dufite 5 zidafite isakaramento. Ese kwa kanaka harabura iki? Reka tubahwiture uyu mwaka w'impuhwe we kuzabasiga, twihe intego tuvuga ngo nabura 80% y'ingo zacu zizabe zifite isakaramento, ingo za gikristo. Abana bacu bari mu kigero cy'amasakaramento babe bayahabwa. Umwaka wa yubile rero ni uwo nguwo, kugira ngo muzakomorerwe, ndetse n'ahari inzitizi zisaba uruhushya rw'umwihariko. Ni umwaka akomorerwa. Hari amaparuwasi nagiye nsanga, ugasanga umuntu aravuga ati nari naraguye, hashize imyaka 20 ntajya mu misa, nta gikorwa nkikora mu kiliziya. Akavuga ati ndashaka kugarukira Imana, ariko si imyaka 20 ntatura kuri paruwasi. Nibambarira amaturo y'imyaka 20 ntago nayabona, ugasanga acitse intege rwose. Mu mwaka wa yubile ntihazagire abantu bazitirwa nuko wenda bamaze igihe kinini bagatinya ibihano
ibyo kugaruza no kubaryoza imyaka y'amaturo batatuye. Ni umwaka w'impuhwe, turagira ngo bose bashoboka mugarukire Imana. Nkaba rero ngira ngo mu gusoza no ku butumwa mwangejejeho mbashimire ko mugerageza gufasha aya masantarari nka Rusheshe bajya mu misa y'abaraya. Twari kumwe mu gitambo cya misa navuzeyo mu gitondo. Kagarama na Bujuju baza hano, mukomeze babe hafi. Mbashimira kandi n'ubutumwa nk'aba bigishwa abari bigaragaza igikorwa cyo kwamamaza inkuru nziza, ngo abatarayimenya nabo bamenye urukundo rw'Imana, baze binjire mu muryango w'Imana. Nkaba rero ngira ngo nsoreze aha ngaha, nkomeza kubifuriza kugira igisibo cyiza no kuzagira Pasika nziza. Ubundi turakomeza abayobozi mu nama nkuru ya paruwase, ibyo tutaganiriye hano turakomeza tubiganirire muri iyo nama. Murakoze. Tumaze igihe twarashyizeho isengesho rya